iterambere ry'umuntu ku giti cye, iterambere ry'igihugu, ubukungu. Ubukungu n'imbaraga z'igihugu, ubukungu n'umusingi igihugu cyubatseho. Ni mu kiganiro cy'ubukungu. Ikaze mu kiganiro cy'ubukungu cya none. Uyu munsi turaganira n'abakorera mu karere ka Huye bakora imirimo itandukanye ishingiye ku kwihangira imirimo no gutinyuka. Ni mu murenge wa Tumba muri centre ya Tumba. Mu kiganiro cya none turaganira na Kabayiza Clement na Bankundi Epiphanie, baragaruka ku ruhare rw'abagize umuryango mu iterambere ry'umuryango. Baratangira batubwira umuryango icyo ari cyo. Ndacyari Kazungire Merci de kuri mikoro, reka dutangire tuganira. Nitwa Kabayiza Clement, ntuye mu murenge wa Tumba, akarere ka Huye hano mu ntara y'Amajyepfo. Ndi umubyeyi, ndubatse, nkaba nkora umwuga wa rwiyemezamirimo, curuza ibikoresho by'ubwubatsi. Ikiganiro cy'uyu munsi turaza kucyerekeza by'umwihariko ku iterambere ry'umuryango. Niyo mpamvu uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe by'umwihariko iterambere ry'umuryango, tukanareba n'uruhare rwa buri umwe wese mu bagize umuryango kugira ngo azamure iterambere ry'ubukungu bw'umuryango. Turabanza turebe by'umwihariko nko ku byo ukora, imbaraga ushyiramo kugira ngo ubashe kuba wazamura iterambere ry'umuryango wawe. Ubwo nyuma yaho nibwo turi buze kureba noneho n'abasigaye baba bafite uruhe ruhare. Tubanze turebe by'umwihariko nkawe nk'umugabo uko ukora buri munsi kugira ngo uteze imbere umuryango. Ndi bugerageze kuvuga mu ncamake kugira ngo tutarya iminota. Ahangaha ndabanza nsobanure mbese umuryango ni iki, kugira ngo mbone nakwinjira mu kiganiro cy'uruhare rwa buri wese mu iterambere ry'umuryango. Mbere na mbere ntekereza ko umuryango ari abantu, umusore n'inkumi bishyira hamwe bakumvikana, byemewe n'amategeko agenga imibanire mu Rwanda, bakaba ahantu hamwe bagasenyera umugozi umwe bagamije kuzunguka, haba mu butunzi cyangwa se no mu rubyaro, kandi bitanabonetse ntibyababuza kuba umuryango. Nanone hari uburyo bw'umuryango navuga, abantu bishyize hamwe bagamije ikintu kimwe, nabo bakora umuryango. Ntabwo nk'urugero ushobora kuvuga umuryango w'abaskuti, umuryango w'abasirikare, umuryango w'abamotari, bitewe n'uko bagamije ikintu kimwe kandi bakorera ahantu hamwe. Ariko hano ndatekereza ko twibanda ku muryango nyirizina, urugo rwo shingiro ry'iterambere. Ku ruhare rwanjye nk'uko bisanzwe nka rwiyemezamirimo, birashoboka ko hari abantu bakorera abandi bagahembwa bitewe n'uko batanze ubumenyi cyangwa se ingufu zabo. Hari noneho n'abikorera bwa bumenyi cyangwa se bwa bushobozi bakabubyaza umusaruro ku nyungu z'umuryango, ndetse bikagenda byaguka ku buryo bifata n'igihugu muri rusange. Turabizi neza ko umuryango ari wo shingiro ry'iterambere. Njyewe muri rusange mu kazi nkora ka buri munsi, intego kuba ari ukuzinduka nkarantekereza ku by'akazi, nubwo hataburamo ingaruka cyangwa se imbogamizi, ariko intego ibihari yo gutunga umuryango nk'umugabo mu rugo n'inshingano, kimwe n'uwo dufatanyije, cyane cyane ko muri iyi minsi ya none hari politiki ya leta igendanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye, maze mugatera hamwe imbere mugafatanya ku buryo abo mubyara, abo murera, ndetse n'inyungu mwabona zishobora kukwira na rubanda rundi, ndetse bikaba no mu gihugu muri rusange. Nk'uko bavuga bati akimuhana kaza imvura ihise, njyewe nshyira imbere umurimo, ibikorwa n'imbogamizi nahura nazo nkaba nshobora kuzirwanya. Serious Satellite Radio. Saros ever and ever. Nitwe Epiphanie Bankundiye, nkorera Itumba, mfite atelier hano Itumba. Atelier ufite uko biri kose, hari ukuntu uvuga atelier umuntu akaba yakumvamo ibintu byinshi. Muri atelier ukoramo ibiki n'ibiki? Ndadoda, ncuruza ibitenge n'amatisi n'ibikoresho by'ubudozi.
Indotere yanjye ihagaze neza, usibye ko muri ibihe nyine covid yivanzemo, ariko ubundi nta kibazo cyari gihari. uku kwezi ni ukwezi twizihizamo umunsi mpuzamahanga w'umuryango. Umuryango ni urugo, harimo mama, papa, abana. Muri make ni umugabo n'umugore n'abana. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe by'umwihariko iterambere ry'umuryango. Ni uruhe ruhare rw'abagize umuryango mu kuwuteza imbere, kuko hari igihe usanga wenda mu muryango hari nk'umuntu umwe byitwa ko ari we bireba kurusha undi, cyangwa se koko nawe niko ubibona hari uwo biba bireba kurusha undi. Batangira utubwira by'umwihariko ninde ugize cyangwa uyoboye iterambere ry'umuryango muri rusange. Ubusanzwe ababyeyi nibo bayoboye iterambere ry'umuryango, abana bo bashakirwa byose bagahabwa byose, kuko ababyeyi nibo bageza ku iterambere. Umugabo cyangwa se umugore ufite akazi cyangwa se ufite imbaraga, mbese ufite ubushobozi bwo gukora, ashobora guteza imbere urugo. Ariko noneho iyo bose babifite ubushobozi, bafite akazi cyangwa se bafite imbaraga, bose barafatanya. Bafatanyije biba byiza kuko iterambere ririhuta. Iyo ari umuntu umwe iterambere riradindira, kuko iyo ukora wenyine n'iyo babiri bakora biratandukanye. Babiri imbaraga zabo zihuriza hamwe, niyo umwe yinjiza 100,000 undi akinjiza 100,000, 200,000 ni byinshi. Ariko umwe ninjiza 100,000 bazabirya gusa, ntago bazasevinga. Niba 200 bazasevinga. Sirarindwa mbese wakwizera utuzima bw'ejo, udakoze ngo wiyuhakuya uri shati witega iminsi. Umuryango ni itsinda ry'imibereho rigizwe n'ababyeyi n'abana babo, ni itsinda ry'abantu bakomoka ku mukurambere umwe, ni itsinda ry'abantu babana. Urugo ni itsinda ry'ibintu bisangiye ibiranga umuryango w'indimi. Aha niho umwana yigira imirimo yo mu rugo, ndetse ni naho akura uburere buzamufasha kwibeshaho mu buzima bwe bwose. Ndikazungire merci diye kuri mikoro, reka bakomeze babitubwira. Wari umaze kutubwira by'umwihariko uruhare rwawe uko ukora. Wenda bishobora kuba muri iki kiganiro bitadukundira twese cyangwa abantu bose kugira ngo tubagereho buri wese ajya atubwira uruhare rwe, ariko by'umwihariko nk'umukuru w'umuryango cyangwa se nk'umuntu n'ubundi uba mu muryango, ubuzi benshi mu bagize umuryango inshingano zabo. Ese ni nk'izihe nshingano ubona, cyangwa ni iki, ni uruhe ruhare rwo ubona rukwiye kuranga buri umwe wese mu bagize umuryango? Ni nk'iki baba basabwa abagize umuryango kugira ngo barusheho kwiteza imbere? Umuryango nk'uko twabivuze ugizwe na shefu w'urugo cyangwa se mama wo mu rugo. Kereka iyo uwo muryango wahuye n'ibibazo, hakaba kuri umuryango ari umupfakazi cyangwa se ari imfubyi, ariko nabo byanze bikunze sosiyete, umuryango nyarwanda utwemerera ko haba hagomba kubaho umukuru w'uwo muryango bitewe n'uko wubakitse. Ariko muri rusange inshingano z'umupapa mu muryango hari ukurinda urugo, hari ukuruhahira, hari kurutekerereza, hari no kugerageza gushakisha aho bishoboka icyatunga urugo, cyane ko urugo ni ikintu kinini. Mu rugo habamo amashuri, kurira amashuri y'abana, habamo ubwishingizi bwo kwivuza, mu rugo habamo ibijyanye no kuba habaho gufasha abandi. Urugo rushobora gutwerera, gukeza, gutabara. Ibyo byose ni ibintu bibafatiye ku mutungo w'urugo. Kenshi umufatanye n'umudamu, uburinganire aho buzamo, mugakora ibyo mwumvikanyemo. Niyo mutanabyumvikana ariko hakabaho gufata icyemezo kiboneye kandi kiboneye urugo muri rusange, kitabangamiye umuryango. Ingingo imwe wari uvuzemo ko umukuru w'umuryango cyangwa shefu w'urugo aba agomba kurutekerereza ndetse no kumenya ibirutunga, kuruhahira. Ese tuvuge ko ari we izo nshingano ziba zireba cyane
ku buryo abandi wenda niba ari nk'umwana ubifitiye ubushobozi cyangwa ari umugore ubifitiye ubushobozi we yabyigurutsa, nk'uko rimwe na rimwe binakunze kumvikana hirya no hino, cyane cyane ugasanga abantu bari gupfa ikintu nk'icyo. Oya, imyemerere yanjye imitekerereze yanjye ivuga ko habaho gufatanya mu rugo, mu muryango. Urugero, ababyeyi tuba tugomba kwigisha abana gutangira kumenyera gukora hakiri kare, kuko ejo n'ejo bundi tuba tuzajya mu busaza tube tudashoboye kuba twakwikorera imirimo b'abana bazatwunganire cyangwa se tuzunganirwe n'ibyo tuzaba twateganyije, cyane cyane ko bavuga yuko umuntu muri rusange kugira ngo ashobore kuba yateganyiriza ejo hazaza, bavuga ko umuntu atagobokwa n'ibyo yariye ahubwo agobokwa n'ibyo yizigamiye. Aha niho hazamo gushakisha ubwizigame bwo kwivuza, ubwizigame bw'amashuri y'abana, ibyo byose biri muri gahunda za leta. Iyo umuryango urashoboye gukurikiza gahunda za leta, nta kibazo kijya kiboneka mu muryango, hazamo uburinganire, umugore mugafatanya mukagira ibyo mwumvikanaho. Ntibivuze ko 100% mwabyumvikanaho, ariko n'ibyo mwumvikanyeho bikajya mu bikorwa, kandi n'ibyo mutumvikanyeho gake gake. Urugo ni gake gake, urugo ntabwo n'umushinga muremure wo gufashanya no gufatanya no gutekereza utabyihereye, ahubwo gufatanyije n'uwo mubana, kugira ngo n'abana mubabere bandebereho babone n'urugero rwiza. Ariko cyane cyane uruhare rwa buri wese mu muryango rurakenewe, kuko se n'utanga igisa n'ishusho. Niba umubyeyi w'umupapa ashobora kurinda urugo, akaruhahira, akarureberera, umubyeyi w'umumama akita nawe mu guhaha, kuko nawe izo nshingano zifite, akaba yashyira gahunda z'urugo byimbitse byo kuba ari hafi y'abana. Ntabwo bivuze ko umwana tutamutoza gukora imirimo yo mu rugo, kwiga ashyizeho umwete, kuba hari aho wamutuma. Serious Satellite Radio. Saros, ever and ever. Reka aka kanya twicare mu rugo turi ababyeyi turi kumwe n'abana, tugabana inshingano zo guteza imbere umuryango wacu muri rusange. Ni wowe uyoboye uwo muryango muri aka kanya turimo, hanyuma utugabanye inshingano turebe uko urugo ruri buzamuke. Nge n'umugabo wanjye turashaka ibyo kurya, tubishakira abana, tubashakira imyambaro, tubashakira amashuri, tubiteho, tubakarabye, tubambike, tubasige. Abana nabo icyo basabwa, barasabwa kutwubaha, icyo tubabwiye bakora icyo. Niba harimo umwana noneho ubasha no kwibwiriza ikirenze icyo dushobora kumubwira, ndavuga umaze kuzamuka mu myaka, ageze mu myaka yo kurangiza amashuri, ashobora kuba afite akazi, uwo we araza atwunganire mu cyo dushobora kumusaba cyangwa se ubwe ashaka. Ariko abakiri bato ni ukubatoza, turabatoza gukora, nabo tunabatoze kubaha, nabo icyo basabwa ni ukutwubaha kugira ngo byose bigende neza. Ariko nabo ntibivuze ko batadufasha, nabo baradufasha, kuko umwana niba yagiye kuvoma, ntabwo uwo munsi nzatigiye njya kuvoma nziruka, nzahita ngenda njya ku kazi. Umwana niba yasigaye agakubura, akaba ari umwana ugeze mu gihe cyo kuba yabasha gucana imbabura agateka, nshobora no kutita ku bintu byo gushyira umukozi mu rugo, kuko umukozi ntabwo yinjiza. Umukozi we niwo mushyiraho depanse, nawe icyo yinjiza ni imirimo kugira ngo ubashe nawe kwinjiza mu kazi kawe no mu rugo rwawe. Icyo gihe rero umwana nakora ya mirimo nagombaga guhembera umuntu, icyo gihe sinzaba ngihembye umuntu, nawe azaba yinjije, yagize uruhare mu iterambere ry'urugo rwacu. Bivuga ngo umwana afite uruhare runini, ntavuga ngo kubera ko umwitaho umukorera byose ngo nta ruhare afite mu iterambere. Ari ufite runini cyane, kubera ko umwana we yari no kugukorera nk'ukorera umubyeyi, uruhuka mu mutwe kuko uba umufitiye icyizere cyinshi. wenda ntuzabyuka, niyo mpamvu itumye mbikubwiye nkwihanangirije.
mukurikiye radiyo sarusi kigira cyari ikiganiro cy'ubukungu mugezwaho kuri aya masaha. Turacyarebera hamwe iterambere ry'umuryango n'abagize umuryango ku ruhare rwa buri wese mu guteza imbere umuryango. Ni ikiganiro mukomeje gukurikira kuri FM 97 ndetse n'101.9 kuri interinete ni wa#sarusi.ur/rawa kuri application ya TuneIn ni radio sarusi radio ya bose. Kuri mikoro genda ikaze ngire merci. Nubwo byizerwa undi kandi bihira bake. Akenshi na kenshi hari imiryango rimwe na rimwe ukunda gusanga hakunze kugaragara intonganya mu rugo ndetse n'amakimbirane bya hato na hatari nabyo bitera za gatanya ndetse n'izindi mpfu ziba mu miryango. Akenshi bamwe babyita imitungo abandi bakabyitirira ubukene. Icyo kintu mukibona mutese ni nk'iyihe nama mushobora kuba mwagira abantu babayeho muri ubwo buzima? Murakoze cyane. Icyo kibazo ni cyiza kikunze kugaragara mu miryango nyarwanda muri minsi ya none aha. Njya mbitegereza nkareba ngasanga bishingiye cyane iterambere. Turi kugendana n'iterambere, ibibi byaryo ntitubibone, ibyiza ntitubyibikeho. Ugasanga kubihuza n'umuryango nyarwanda biragoranye. Dore haje za telefoni, umuntu arigishwa na telefoni, haje interinete byihuse, umuntu arigishwa na interinete tugata umuco, ibyo tuvomamo ibyo dushyira mu bikorwa. Ariko tugarutse ku makimbirane mu muryango, ntabwo nakwemeranya ko ari ubukene, ahubwo ni igihe haba habuzemo ubworoherane. Erega ntazibanya zidakomana amahembe. Ugiranye ibibazo n'umudamu cyangwa n'umutware wawe, kubera iki mutabiganiraho? Kuki umwe atakwiyoroshya ngo ace bugufi gake ko ibibazo bigenda bisobanuka? Nta bibazo bishobora kubura mu muryango, ariko umuti wo kubisobanura no kubikemura ni ugomba gufatirwa hamwe mu muryango, mutagiye kwiha rubanda, mutagiye kwiteza abantu. Hanyuma ubukene iyo hatajemwo irari, ntabwo ubukene bwatuma haba amakimbirane. Ahubwo abakene njya nitegereza bajya banabana neza, ahubwo abakungu nibo usanga byivanga. Ariko nabyo biterwa n'uburyo muba mwananiwe kwakira ikibazo. Ariko jye nemera yuko ubwitonzi, ubushishozi, kuganira bituma urugo rugenda neza, n'amakimbirane rimwo akagenda agaragara. Ubworohane cyane gufata ibyemezo mwumvikanye, niyo habaho kutumvikana ku byemezo, ariko nyir'ubwite aba yagifata kitabangamiye umuryango. Serious and light radio. Saros ever and ever. Iyo uvuze ngo ufite ubushobozi cyangwa se ukavuga ko ababyeyi by'umwihariko ari bo bafite iterambere ry'umuryango mu nshingano zabo, ese abana bo biba bimeze bite? Nta mwana wazaba afite ubushobozi ariko kuko azi ko byanze bikunze ababyeyi ari bo bayoboye iterambere ry'umuryango, wenda ugasanga nta ruhare abigizemo. Uruhare rw'umwana muri rusange ni uruhe wewe mu guteza imbere umuryango? Umwana wabereye mwiza ababyeyi arabazamura, kuko iyo umwana yamaze gukura hari igihe usanga imbaraga z'ababyeyi zarashize, zaramushiriyeho, bamwishyura amashuri, bamushakira uburyo bwose bwo kubaho. Imbaraga zamushiriraho, iwe akaba afite imbaraga zikiri nshya, nawe akabazamura. Gusa ntabwo twavuga ko ashyiramo imbaraga nyinshi, kuko nawe iterambere rye ku giti cye bari mureba, nawe bazagira undi muryango akajya nawe kuwubaka. Icyo gihe agerageza kugira icyo amarira iwabo, mbyita ubufasha. Ntabwo mbyita ko ari ukubageza ku iterambere, mbyita ubufasha, kuko ntabwo abaho ibikwiye nk'ibyo papa na mama bakorera umwana. aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda ntuzibuka yuko umurunga w'imisaro urimo. aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda buto bwanjye, aho wenda ntuzabyibuka. niyo mpamvu itumye
tugana ku musozo w'iki kiganiro, reka aka kanya turebe uruhare rw'umwana mu kuzamura iterambere ry'ubukungu mu muryango abarizwamo n'inama zigirwa imiryango muri rusange. Niba ari umugabo mu rugo, icyo akeneye gukora agisha inama umugore, bacyumvikaneho, nibatagihuzaho bagicumbikire, bazongere bagitekerezeho. N'umugore nuko nibitagenda gutyo ngo bahuze, umwe azatangira avuga ati uyu muntu abona ibyo akora tudahuza, atangira ashyira ukwe, n'undi atangira ashyira ukwe, imbaraga ho zagahuye ngo zikore ikintu gikomeye, noneho umwe ashakishe iterambere ry'urugo ukwe, n'undi ashakishe irindi ukwe, bityo bya bikorwa ntabwo bizagira imbaraga, bizatatana, iterambere ry'urugo rihungabana. Bizaba bihari ari twinshi ariko ruducogoco, kuko buri wese yakoze icyo n'undi akora icyo bahurizaho n'uguhereza abana ibyo bakeneye, ariko twinshi tw'uducogoco tudafite ireme. Bivuga ngo hari igihe umwe muri bo azinjira mu gihombo, ninjira mu gihombo undi ntazemera kumuzamura, kuko yabikoze batabivuganye. Natamuzamura iterambere ry'urugo rwabo, noneho bose igihombo kizabageraho, rizasenyuka. Noneho umwe nibwo usanga bitana ba mwana wakavuga ngo sinakubwiye, iyo bikora ko nari nakubwiye. Ariko iyo baganiriye bagahuza, uwo munsi niba badahuje ejo baba bazahuza, noneho bakacyumva kimwe. Hariho n'igihe byanga, umwe agaharira undi, yamuharira akiyemeza no kumufasha muri cya kindi yamuhariyeho nubwo batabyumvaga. Tugana ku musozo, reka tufatire urugero ku kazi kawe mu munota umwe cyangwa umwe n'igice, utwereke uburyo ki kagufashije mu iterambere ry'urugo rwawe. Akazi kanjye karamfashije cyane kuko ntunga abana, nkakemura n'ibindi bibazo mfite ku ruhande iyo uburyo bwabonetse buhagije. Kuko nk'ubu ntabwo natinya kukubwira ko hari igihe umutware wanjye atarahari, ko inzu ndayitunganya, yari yanyubakiye mu gihe atara ntiyari itunganye neza, nyishyiramo isima yose, amabaraza ndayakora neza, ngirinda gutembesha umuvu ku baturanyi. Ibyo byakozwe n'akazi kanjye. Iryo ni iterambere ry'urugo, aho yongeye kubonera uburyo, ntabwo yasubiye inyuma. Ubwo noneho we ayo yabonye yagerageje gukora ibindi kuri iyo nzu, arayitunganye neza, yikora isuku, turi mu nzu nziza, iyo winjiye iwacu usanga hasa neza. Serious Satellite Radio. Saros ever and ever. Ko abana bagenda bakura, tuba tugomba kubigisha. Nk'ubu ntekereza ko umwana ugeze nko mu mwaka wa 4 segonderi, kuki tutamuha kujya kwishyura amazi ngo amenye iyo serivisi, kujya kwishyura umuriro ngo amenye iyo serivisi. Aha ni mu mujyi turi, ariko reka tuvuge mu cyaro. Kuki umwana wo mu cyaro umaze kugera umwaka wa mbere primaire atajya kuvoma, atajya kwahirira inka? Kubera iki? Uwo mwana wamushyiramwo ubunebwe. Mutegure ejo hazaza kugira ngo nawe azakubere mu cyimbo mu gihe uzaba umaze kugera mu zabukuru. Kandi ibyo ngibyo nibyo bituma umuryango ukura ukaba mwiza. Ikindi nakongeraho nuko abana iyo bamaze gukura, iterambere ry'umuryango rigenda riba ryiza. Kuko abana nabo bagira uruhare mu muryango bakuru rikomeye. Ntabwo uba ukibitaho 100% ngo umwana umumenyere ko urukweto rudahanaguye, umumenyere ko ishati yacitse, nubwo aragenda akayidodeshereza cyangwa se akakwaka amafaranga akigiraho, ntabwo utigiye cyo kujyayo. Icyo gihe nawe kandi iyo ari umwana ubasha gukorera amafaranga cyangwa se gukora ibikorwa, arinjiza. Ashobora kutinjiza mu buryo ubona yenda bw'amafaranga menshi, ariko ibikorwa yakoze bituma wowe noneho ubona igihe cyo kubasha gukorera urugo, none iterambere rikazamuka rityo. Inama ku miryango ibaye hiryo. Inama twabagira ntabyera ngo rwose urugo n'umushinga muremure. Iyo urugo rubaye rwiza bituma na sosiyete nyarwanda iba nziza, bituma nta impfu zishobora kuba za hato, bituma nta gatanya zibaho, bituma amakimbirane agabanuka. Ariko buriya inama umuntu yagira imiryango ibayeho gutyo ni ukoroherana, ni ukuganira ku bibazo, no kudahubuka mu gufata ibyemezo. Mu muryango, mu rugendo tugendamwo, ntabwo urugo ari ikintu cyo guhubukirwa. Bisaba ubushishozi, ubwitonzi, gukemura ibibazo gake gake,
nta guhubuka kurimwo, ukareba ko n'ibyo ugiye gukora ingaruka zitazagera ku muryango. Nitwa Kabayiza Clement, nkaba nkorera mu murenge wa Tumba, centre ya Tumba. Hasigaye hazwi ngo kuri 40 ni Nyamirambo ya Huye. Ncuruza ibikoresho by'ubwubatsi ku izina rya Kenkayori. Ibikoresho dufite ni ibikoresho bitandukanye. Mushaka kuduhahira mwaduhamagara kuri telefoni 078 1144 murakoze cyane. Ndodera Itumba, muri make ateri nkoramo ni yanjye. Nimero de telefone zanjye, umukiriya wanshaka yambariza kuri 078 315 4444. Izo nizo nimero zanjye. Abadamu, abagabo bose, kositime ndagorora, amaribaya ndagorora, ensemble z'abagore ndagorora. Ariko barananzi cyane, barabizi ko mbikora kandi banabinkundira ngo mbikora neza. uramenye utazazira iyo mikaga. nk'uko mwabyiyumviye ntukwiye gusuzugura umwana ku turimo twe duciriritse aba yakoze mu rugo, kuko muri utwo turimo natwo dufite uruhare mu iterambere ry'umuryango. Niba ushaka kubimenya neza uzajya utwishyurira umukozi udukora, maze uzakora ibarura urebe amafaranga twatwaye ku kwezi, nibwo uzamenya agaciro k'imirimo y'umwana mu rugo. Urugo ntabwo rukwiye guhabwa ibirutunga n'umwe mu bagize umuryango, ahubwo bigomba gutangwa na buri umwe wese ubifitiye ububasha, yaba umugore, umugabo cyangwa se n'umwana abaye abishoboye nabwo ashobora kuba yabikora. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. Munyemerere ikiganiro cy'uyu munsi tugisubikira aha, mbararikire gukurikira icy'ubutaha. Hari igitekerezo waba ufite cyangwa wifuza kudusangiza iterambere wagezeho urikesha ibyo ukora, wanyandikira kuri email yanjye ni mekazungire@gmail.com.